guhaguruka ndagira ngo dushireho n'iyi nziza cyane gucuranga mubiretse gake mbanze numve ntabwo ndumva tutarafatana neza hano murakoro cyane ariko biraza kuza mubiretseho gake mbanze numve Ibiensenguiteka vindarura mumpagarara Wonigia otatari mugari byonyenye byose Mubiye by'umubabaro Bimumuriza umutima Simurukana umwanzi Mubiye byiza byo guseka Mubiye by'umubabaro Bimumuriza umutima Simurukana umwanzi Mubiye byiza byo guseka
Haleluya torero. Amen. Haleluya torero. Amen. Asante sana. Akwica isi. Ari bagiriye imwe ko mwana niwe. Esazi biturusha
rekeraho mukawera udukunda ni wowe ujya utwigisha kwifuza imana imwe nsa iruta izindi kwifuza imana imwe nsa iruta izindi iyo mana ihebuje n'urukundo rwa Yesu kandi umuntu yibuze ntacyaba amaze kandi umuntu yibuze ntacyaba amaze urukundo ni rwiza rujya rugira neza nta n'ishari rugira irwirarira nta n'ishari rugira irwirarira Rwanda ni rwisorine ntirwishakira ibyago rwemera gufashanya ntirurakara rwemera gufashanya ntirurakara kandi ibyaha by'abandi ntabwo rubyishimira kuko runezererwa ibitunganye kuko rero kuko runezererwa ibitunganye rwihanganira byose rwizigira n'abandi nta n'ikibi rukeka ku muntu wese nta n'ikibi rukeka ku muntu wese kwizera kwigira cyane cyane urukundo nizo mpano ziteka uko ari eshatu nizo mpano ziteka uko ari eshatu nizo mpano bifuza mwuka wera w'Imana ariko kwirutaho umurukundo ariko kwirutaho umurukundo ariko kwirutaho umurukundo Haleluya. Amen. Iyo mfashe iki gitabo 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 ndafashwa cyane iyo mfashe iki gitabo ndanezerwa iyo mfashe iki gitabo mwana we iyo mfashe iki gitabo gashyira mwizo mu gushimisha no mu gakiza ndanezerwa mwana we haleluya iyo mfashe iki gitabo ndafashwa umva numva nabaririmbira ndabaririmbira ibyo wapfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse dore ambonye w'ikigisito ukaza mwisukatira wambonye w'ikigisito ukaza mwisukatira umuyirekeraho hajya umuntu aza bakagira ngo ni indirimbo gusa afite reka mbaho ijambo nakomeza muri uru ariko nibutse ko muri mirongo inani n'icyenda za 1989 nakirijwe mu bushenge yewe we twaririmbaga izi ndirimbo kandi twaziririmbaga byanankukiyemo ntabwo twavugaga nimero z'indirimbo warakubitaga buri wese akishakira indirimbo byatumaga n'abakristo bakura bakareka imiteto mukristo akavuga ngo ya ndirimbo twaririmba akajya gushaka mugenzi we agakora urugendo nk'isaha yose agiye kureba mugenzi we ngo baririmbane ya ndirimbo yavuye mu ijuru aza muri isi abura aho yarambika umusaya we
tugandagaje ku birago ku mikeka nibuka ibiterane twagiraga nageze hano mbarebye nibuka mu bushenge ngeze hano mbarebye nibuka turi ku nkanka ngeze hano mbarebye nibuka turi ku rwahi ngeze hano mbarebye nibuka turi intura nimuvuge ngo intura ngeze hano mbarebye nibuka turi gashonga ngeze hano mbarebye nibuka turi gikundamura ngeze hano mbarebye nibuka turi mu mashesha ngeze hano mbarebye nibuka turi nyakabwende ngeze hano mbarebye nibuka turi mu bimutu ngeze hano mbarebye nibuka turi ku rwesero ngeze hano mbarebye nibuka turi ingange ngeze hano mbarebye nibuka turi kwa Toburi Karengera ngeze hano mbarebye nibuka turi inyenji ngeze hano mbarebye nibuka turi kirabyo ngeze hano mbarebye nibuka ariko haleluya asante sana tore twabana tugandagaje gutya abantu bakabatiza umwuka w'ibendera Imana ikazamurwa muri iki giterane nifurije ko nibura hazaboneke 3 cyangwa 5 babatizwe umwuka era muri iki giterane kuko Imana hari indirimbo twaririmbaga umwuka wawe Mana yera uturamurira amaboko yawe ukora ibitangaza byawe Mana ndetse abarwayi nabo ubakize ukora ibitangaza byawe Mana ndetse abarwayi nabo ubakize abasinziriye urabakangura cyane barushe mu rugendo namudusange nko kuri wa munsi ubwo uzuzaga abigishwa bawe namudusange nko kuri wa munsi ubwo uzuzaga abigishwa bawe cya gitero kivuga guki cya gitero kivuga ngo kwa Koroneliyo uko wabigenje kwa Koroneliyo uko wabigenje kuri wa Mesi numwa Petero weje nyane Koroneliyo ariko haleluya Petero kwa Koroneliyo kwa Koroneliyo naho byarabafashe abatezwe abantu mu mwuka ukomeye indirimbo iravuga ngo wongere ukora ibitangaza byawe ngo nkuko wabigenje kuri wa munsi intumwa Petero ubwo yigishirizaga mu nzu yo kwa Koroneliyo Imana ihabwa icyubahiro haleluya nafashijwe cyane ariko baravuga ngo muri theology nanone bati ntugafashwe wenyine ujye ureba ko impande zawe nabo bari gufashwa reka rero mbahereze ubundi ijambo nazanye bite dusenga nigendere kandi murayakomeje ayirindwi nanjye nari nasabye uruhushya ko ntazaza navuye hano cyagihe nari mfite igiterane cy'iminsi 3 mu mashesha kandi twari turi mu mashesha paruwasi ya mashesha twavagamo rero twigira mu mashyuza tuzamuka twigira Karumeli ruguru ubu rero naje amavuta mufite tuyahuze nayo nguye mu mashyuza ibendera y'Imana izamuka haleluya uhuze ayo mavuta kuko namwe mwagumye ku gicaniro namwe mwabaye mu yandi mavuta ariko izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe nabonye mushiki wacu wo mu bushenge natere haleluya basuhuze mu izina rya Yesu uriya ni umuyumbe wo mu bushenge uriya ni umuyumbe wo mu bushenge uriya ni umuyumbe wo mu bushenge yasengeraga mu bushenge yabatijwe mu bushenge yaje avuye mu bushenge Kagatamu mu bushenge twakiriye umuyumbe wo mu bushenge reka rero
minota mike twigeze dusenga tugira ibihe byiza mu masengesho mu bihe byiza byo gusenga tugandagaje imbere y'Imana. Haleluya. Burya buri wese amenya uko bikwiye. Hari akanya mwari mwinjiyemo mu kanya ndavuga nti kweli, ndavuga nti aba bantu barinjiye kabisa. Numva wahariya ngo undatira ndavuga nti kweli iki ni igiterane kabisa. Ariko nanone twasenganye n'umukecuru rimwe aruzuzwa, muvuge ngo aruzuzwa cyangwa umwuka aravuga ngo mugire ubweve kayi bwoko bwanjye, mugire ubweve kayi bwoko bwanjye, mugire ubweve kayi bwoko bwanjye. Kandi batubweve kayi ni igiki? Tuzi ubweve kayi ni igiki byo? Abayumve bari baraho hafi barasobanura bati iravuze ngo tugire ubwenge. Duhita tumenya ko ubweve kayi ari ubwenge. Kuri Imana ubweve kayi ni sawa kabisa. Haleluya. Nibutse ko Imana nibaha igihe mukibyaza umusaruro, mugikoreshe ko hari igihe muzajya mushaka kugarura byanjye, kuko igihe ni igihe cyacu. Ntabwo byakunda. Mbere se ntitwabacakiraga, mbere se ntiwanyuzaga mu idirishya ukajugunye pfiriya, umuntu akazutabura ati ko mwanjugunye, umuyumba ati nabonye ari agataro k'imyanda twajugunye nta muntu nabonye. Umuntu ari kuvundagurika pfiriya mu ishyamba. Mu bushenge hariya babamanuraga harya mu ishyamba, harya mu rushinge, akavundagurika avuga ati ni hatari. Ugira ubweve kayi urabizana se ubuse ko ari hatari. Ntabwo bihura. Igihe ni igihe cyacu, igihe ni igihe cyacu, kandi n'iki gihe nacyo mukibyaza umusaruro, kuko hazaza ikindi kitabemerera no kuzuzwa, nabyo birashoboka. Ariko igihe ni igihe cyacu. Bigeze barondora umusaza umwe muri paruwasi ya Bigutu epfo hirya mu cyumba ahantu simpabuze uburambe. Saza yarakuze azi ibintu by'itorero. Banyamwuka baramwataka, abandi binjiye ku gikarabiro baratura, n'abatura turamuze atura. Yewe ntibamwubahira ko ari umusaza, baramwataka ko icyo gihe nta mikino yari ihari. Bamurondoye musaza nawe aruzuzwa, n'abajya mu wundi mwuka aruzuzwa, aravuga ngo no ne touche pas yashimaje. Nguko mpiga niko nzasarura. Ahita abyiga abanyamwuka, yinjira ku ngufa, yasenga ku ngufa. Abanyamwuka tuwiteka we yashepashepye. Hari ibyo watubwiye ariko aratubwira ngo no ne touche pas yashepashepa. Nguko mpiga niko nzasarura. Ahita arinjira, abayumbe barataka bararira, abayumbe baravuga bati yatubwiye ngo ne touche pas yashepashepa. Ibyo ntitubisobanukiwe ariko iyo mvugo turayiguhaye. Yirebe nawe nyine yashepashepye. Wowe watatse umuntu. Icyo gihe hari ku muryango nta winjiraga, n'abinjiraga barasohorwaga. Bayumbe bakuzuzwa imikeka nako ibirago bakajugunya piriya, sohoka mu nyura ku gikarabiro. Akinjira abayumbe basengera ku muryango, niho bafatiye uwo musaza aravuga ngo no ne touche pas yashepashepa. Uko mbiga niko nzasa. Arinjira kandi byamugizeho ingaruka. Yarihanuriye uko yahinze niko yasaruye. Habaye inama icyo gihe ya paruwase, hari ibintu nyine byajemo amaraporo. Mushumba aravuga ati nkurikije raporo twakira z'uyu musaza, hari imirimo yari afite mu itorero ntabwo nyivuze. Umushumba bafata icyemezo cyo kumuhagarika n'inshingano arazamburwa. Uko yahinze niko yasaruye. Kandi ibyo byabereye mu cyumba umushumba. Hari andi maraporo yanyuraga ahandi bakira amaraporo. Ne touche pas yashepashepa. Ubu hano nibyo ujya ushepashepa nta kundi. Igihe kirabikwemereye nyine ujya ushepashepa, ariko ubundi hari aho bisobanukiwe. Banyamwuka rero mwebwe mbagira inama, ngewe mazemo nta minsi myinshi maze, ariko natanga inama. Mujye mubyihorera, mujye musenga mu
ugira ubwevekaye, ugira ubwevekaye. Ya mu bihe byiza by'amasengesho dusenga turi imbere y'Imana tuganagaje mu bikari by'umwami, ariko haleluya toro ashimira Imana. Dusome Mana yampaye ijambo, narindi mu mavuta mu marinye twarize, ariko profeseri umwe yigeze atwigisha isomo turi kwiga, aratubwira ngo mwabana mwe reka mbigishe iri somo. Isomo twari turiho aratubwira ngo birya bintu byanyu ndabyanze, ko profeseri atubwiye ibintu byanyu ndabyanze, birya bintu byanyu byo gutegura mugategura ukaza ukavuga ko ngo mwuka yahinduye icyigisho wateguye. Agihindura ate? Abihinduye ate? Profeseri ndabyanze mu isomo ryanjye, ntabwo byemewe, mwuka ntabwo ahindura ibyo wateguye. Vuga tutese bavuze ko kwiga rero hari igihe bigusha turaguye. Nongera tubwira ati kandi birya bintu byanyu byo guhagarara imbere y'iteraniro ukajya uvuga ngo hari ibindi numvise bimanuka. Hati ibyo bimanuka biva he? Bimanuka gute? Hereza abantu ijambo. Ibyo bimanuka biramanuka rugwa, bimanuka gute? Bindi oya nabyanze. Profeseri aratwigisha, turavuga tutaha isomo ni hatari, turiga turangije rero haza undi muprofeseri wa kabiri nawe atwigisha irindi somo, aratubwira ngo bana mwabana mwereka bigishe, aratubwira ngo ibi bintu ibi mubamo, ibi musoma, ibi mwicayemo bifite nyirabyo wabipfiriye, bifite nyirabyo wabigiriye igorigota, bifite nyirabyo wabibambiwe, bifite nyirabyo wabizukiye. Aratubwira ngo nyirabyo arabikurikirana. Profeseri wese ko tubona agiye kutwinjiza amavuta, atubwira ati hari igihe uzategura koko, tegurira iteraniro unasenge usome, ariko bitewe na mesaje Imana ishaka guha iteraniro, aho wasomye ntakurwanye ibyo wateguye, akwereka ahandi ukomereza icyigisho. Atariko nibikubaho ntuziteza abakristo ngo babwire ko byakugendekeye gutyo, ubahereza bagire ngo niko wabiteguye, ariko itorero ry'Imana ryamaze kumva ijwi ryayo. Turavuga tutuyusewe. Arongera tubwira ati kandi ushobora no guhagarara imbere y'iteraniro ukajya wumva hari mesaje ijuru rizanye, ariko wibiteza babwire ngo hari n'ibindi numva bimanuka. Wowe mvuga bagire ngo biri ku cyigisho wateguye, ahubwo mwana w'ubwenge ari kumva Imana ijambo. Haleluya torero. Turavuga tutunga uyu wese kandi, ariko kwiga ni byiza, byose urabihuza kandi bikuzuzanya. Kwiga ni byiza, urabihuza bikuzuzanya bikagenda neza. Twaje kuryoherwa turinda turangiza tugikeneye kwiga, kandi twaranakomeje nyine ubu ntakure cyaho. Turashimira Imana rero ko Imana yanzanye. Uteze wowe waje mu ruhe ruhande? Ubwo se ntimwumvise ko harimo ubwevekaye hagati aho ngaho? Iswara muri aya masengesho bivuge hakiri kare. Muri aya masengesho nimuvuge ngo muraya aya ngaya nyine, aya murimo, aya mwicayemo muraya, muvuge ngo muraya. Ariko muyumve ko mbona
wabuza akantu bita seve urakazi seve urabizi aho bwira baba seve ni seve bite afite ikibazo cyiza nandi bikunanira ariko nukubera kuzuzwa cyane amavuta ku muja wawe ariko arabizi muyumbe bamwunganira nawe ni hatari yaratangiye kwinjira detayi kabisa ariko atubwiye ko seve ni umwirondoro w'umuntu nk'uko mushiki wacu yarabivuze undi nawe yabivugiye mu mutima kubera gusarara ariko nawe arabizi nawe ntiyoroshe Yesu yaramuzamuye haleluya seve ni iki seve ni umwirondoro w'umuntu aho avuka ababyeyi be aho akomoka akarere n'akagari n'umudugudu byose urumva birimo ese yizehe mashuri abanza yayizehe yisumbuye yayizehe yarangirijehe kaminuza yakomeje ate yakozehe ni hehe bamuzi ni bande bamuzi seve irahenda icyo bita seve irahenda cyane ihenda ya mu byo tugiye kuvugaho gato amakuru namenye kandi n'umukecuru uraha wenda ahise abyungukiramo kukamenya niyo mpamvu tubisobanura haleluya makuru namenye abayobozi rero nuko muri iki giterane cy'amasengesho iri mu ijuru ireba ibyiherereye yarebye ikareba muri iri teraniro ngewe nanjye munyemerere mpanura uko ntegetswe mu izina rya Yesu Kristo amakuru namenye rero nuko muri iki giterane ngo harimo abantu bari hano ngo bafite seve zituzuye seve zabo ni ibice ngo ntabwo zuzuye yewe nta naho wayihingukana ariko amakuru namenye nuko muri iki giterane ijuru ry'ubwaryo tarabangura ku mutoni itareba aho umuntu aturuka tareba aho umuntu avuka tareba amashuri menshi ngo Imana yiteguye kuzuriza seve abantu muri iri terambere seve ntizuzuye ayaya kandi wenda baninjiye gake kubicaye mu myanya ahantu kereke pare hirya bacukumbuye bakareba ntabwo ubundi seve yawe yuzuye nubwo wagiye ukidefanta ariko ubundi ntiyuzuye ni ukuri ko Imana wahita ugasohokamo oya babyinjiyemo niyo nyine niyo igenda igukingira ikibaba naho ubundi ntiyuzuye ariko muri iri teraniro harimo imbaraga numvise ibi bintu jambo nzanye jambo riremereye ijuru ryanshize ku mutima ariko ngo harimo gahunda ikomeye yuko Imana ishaka kuzuza seve z'abantu ziri hano zitagize gute zituzuye izi seve rero iri mu byiciro bibiri iyi seve iri mu byiciro bibiri ubwa mbere ni seve yo mu buryo bw'umwuka aho naho nahakuruye ni seve yo mu buryo bw'umwuka seve ya mbere niyo yo mu buryo bw'umwuka yo mu buryo bw'imibanire n'Imana seve ya kabiri ngo ni seve yo mu buryo busanzwe mu buzima busanzwe harimo akazi mu buzima busanzwe
nubwo wicaye ariko ntiyuzuye. Nawe nubwo wambaye amataratara ukaba wakubisemo amataratara kabisa ariko seve ntiyuzuye. Reka no kubimana bacukumbuye bakareba s'ubundi buriya ibyo uryo bikura ibyo winjiza n'ibyo usohora ntibihura bakurikiranye wafungwa. Seve ntiyuzuye. Seve ntiyuzuye. Ntabwo yuzuye. Ufite abana batanu ngo batandatu barindwi ufite akazi winjiza ngahe buriya murya gute murya biriya bintu murya mu bikura ibyo urya n'ibyo ntibihura bakurikiranye nyamara sinzi ukuntu Imana ikibigenza ariko bikure ku mutima uyizamurira amaboko yombi uzamurira amaboko yombi sabe yagumisha ndagushimiye mwami ndagushimiye ntabwo itunzuye sebe n'amasezerano itunzuye ariya ntiyuzuye aho nkorera ntiyuzuye n'akazi mfite ntiyuzuye ibyo nkora byose ntabwo yuzuye ariko tije komeza baba n'umurimo w'Imana urakoze tubikomera amashyi y'ubuvuzi. Asasa twagiye Esteri mwagezeyo kwa Esteri muri igice cya 6 ku murongo waho wa 10 twite dusenga. Esteri igice cya 6 ku murongo waho wa 10 muntu ufite ijwi wibitseho ijwi asome ageze kuri 12. Dusome byinshi dusome ibyo Esteri ibice byaho 6 turasoma duhereye ku murongo waho wa 10. Aravuze ngo nuko umwami abwira Hamani ati utamende imyambaro n'ifarashi uko bivuze ubigenza utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Morodekayi amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi arangurura imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. 12 haravuze ngo hanyuma Morodekayi asubira ku irembo ry'ibwami ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Intego mwayumvise nuko muri literaniro Imana yorubukijwe no kuzuza seve y'umuntu hano kuko ituzuye ntiwadepoza ariko turashimira Imana ko seve zacu Imana yamaze kureba ko zigomba kuzura. Ntabwo yuzuye n'ibice ntabwo yuzuye ngo ntuye i Kigali ngo mudugudu wa ngo mu kagari ka ngo murenge wa wowe wo kwandise wowe bite byawe wowe twinjire duhita dusenga. Iki ni igihe musoma jambo rikomeye cyane riremereye. Iki gihe cyari kigoye, iki gihe cya Esteri ubwo umwami Ahasuwerusi yagiraga ibirori. Murabyibuka ukuntu yatumiye umwamikazi Vashiti umugore we, kandi Ahasuwerusi yagiraga ngo amurikire abanyacyubahiro umugore we, amupezante mu banyacyubahiro mu bitaramo, amwerekane ko hari umugore mwiza, umugore w'umwami. Ariko Ahasuwerusi ibyo birori byamurijije amarira, byatumye ababara, byatumye agera kure cyane. Umugore we ntabwo yitabiriye ibirori, aravuga ngo ntabwo nzara bisuzugura. Ariko burya hari igihe umuntu akerensa amahirwe yarahawe akayasunikira undi atabizi. Muri iki gihe kigoye ntabwo njya mu mateka cyane, ndanyuramo nihuta, turase ku ntego duhite dusenga. Iki gihe kimaze kuba
Esteri nako Hasuwerusi ibi birori uyu mugore amaze kwanga guseruka mu nkera ikoma ngo bibyegera biramwinginga ariko ko yanze kuza. Warebye hari abandi bakobwa, hari abandi bantu bazima batamusuzugura batakubahuka, nyamara barahari bajya bakubaha. Baravuga bati bimeze bite? Nimurebe rero mutoranye abakobwa beza, kobwa beza bazima, kobwa beza bafite ubumenyi, bize bafite seve. Wowe tupfe kugenda mureba bafite seve, abafite iki seve, murebe kujya ku mwami, kujya kurira ku meza y'umwami, kujya mu kigo cy'umwami, kwinjira ibwami. Mureba ndidi ntimupfe kuragura, mureba abantu basobanutse bujuje seve basima. Murahari tore murebe. Maze rero Imana ishimwe cyane. Yewe Imana yarabazamuye, murakaraba mugace, mukambara mukaberwa, mugashyiramo amataratara, amasaha ahenze, ibibumbi biribaya, koronero za mwerindi za vase, ibintu byose murabera, ukagira ngo se iruzuye. Iruzuye se we wambaye amataratara n'isaha irahenze, ariko sebe ntiruzuye. Uyumva akaza akegera bafura agacomeka n'ugasarara akavuga ati imihogo yafatanye. Izibiri zavuga seve ntiyuzuye. Wajindiriye rero mu kajegeti k'umukara. Yewe ubwo suragira ngo tubwire ko yuzuye. Cyokora urebeye inyuma ubona yuzuye. Ntudukange, oya ntungange, nabi mbege ntiyuzuye. Uri kundeba rero nkanuriye, uragira ngo agire ubwoba ngo iruzuye. Rero ntiyuzuye, ntabwo yuzuye. Mureba abakobwa beza, mureba abakobwa bujuje seve, n'abakobwa bafite ibyiciro byo hejuru. Mubarebe, murebe mw'abantu bujuje seve, avuka he, kwande, bakora he, yize he, bagize famiye hatari, bantu bakome. Murebe abafite seve bari muzana ibwami, abadafite seve mushyire higiriya. Baratoranya rero, baragenda bareba abakobwa, baratoranya kobwa bapfutanga bafite seve bamateka yuzuye, bagenda barabatoranya. Ariko muri abo bakobwa ngo barebye mw'abo bakobwa, abari bashinzwe kureba nyine barareba bati turatoranije, nimuze mwe murabanza mujya mu cyumba. Hariya nimujya mu cyumba babishinzwe, harajya hinjira umwe babanze barebe, hinjira undi babanze barebe. Ariko turebeye inyuma turabona mwese muzujuje, nimuze. Imibare yagenwe bayishyira ahantu, baravuga bati reka tuze kureba. Aleluya. Rero bagezeho rero muri abo bakobwa, Esteri nawe ajya muri abo ngabo. Ageze muri abo ngabo, ariko nawe bamurebera inyuma kuko batari bafite amakuru yimbitse. Ngo agezeyo muri cya gihe cyo kurobanura abantu, baragenda bashinzwe kureba imyirondoro, uko umuntu ameze, aho avuka, baturuka, amateka ye, barabigenzura. Babigenzuye, ababyujuje bagenda, abandi bagenda. Ngo bageze ku cyiciro Esteri yari arimo, narasomye komantere zindi baravuga ngo iki cyiciro Esteri yari arimo, ngo Imana itarobanura abantu ku butoni,
abayuda batabarwe ngo yakoze ikintu gikomeye muri aba bantu bari bashinzwe kureba. Komantere zindi baravuga ngo aba bantu bari bashinzwe kureba imyirondoro ngo bageze ku cyiciro Esiteri yari arimo ngo bumva baguwe nabi, ngo bumva barananiwe, ngo bumva bagize icyo bita umunaniro. Umwe akirambura akavuga tumve nananiwe kweri. Aho twahereye dusoma, aho twahereye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu dusoma tugenda tureba, baravuga batese aho twahereye ko numva umutwe undiye, unati ko numva nanjye ntameze neza. Ubu ngubu bariya basigaye nibo batujuje ibisabwa, baravuga bati n'ubundi ntacyo bitwaye, ubundi se ko bose babyujuje. Babwira cya cyiciro rero Esiteri yari arimo. Rero tureba namwe ibisabwa ndumva mutabibuze, nimutambuke namwe muze mugere hariya ibwami. Ngo noneho icyo gikundi ngo Esiteri yari arimo hagati, iyo baza kujondora ntaba yaragiye. Ngo noneho ngo bahamagaye ku icyo cyiciro n'ikize, ngo Esiteri nawe agenda yikinga asa n'uwikinga, avuga ati nkingiriza mana ntibambone, nkingiriza mana ntibambone, nkingiriza data ntibambone. Ngo atomoka muri abo nageze ibwami. Ngo agezeyo, ngo icyo gihe igitutu gikomeye cyashyirwaga ku bayuda, bari baguwe nabi kubera Hamani. Kandi muzi ko Esiteri nawe nubwo yaragezeyo, ariko Hamani yaramereye n'aba bayuda. Hari umuyuda wabaga ku irembo witwaga Morodekayi. Ngo icyo gihe Imana ikora igitangaza gikomeye. Ngo iryo joro hari ijoro rimwe mwami yabuze ibitotsi, n'amabura ibitotsi baracuranga biranga, bararirimba biranga, ngo bazana ibitabo by'ubucurabwenge biranga, barasoma. Ariko ngo muri ibyo bitabo basomye, ngo bagiye gusoma basomamo akantu k'agapaje kagufiya, bati hari umuntu w'umuyuda waburiye umwami bagiye kumumerera nabi, inama ze zitahurwa na Morodekayi. Ati kandi Morodekayi we ni umuyuda. Noneho umwami aravuga ati ariko uwo muntu hari akantu yigeze agororerwa, ko numva iyo nkuru iryoshye. Ati nimugarura ako gapaje kararyoshye. Ngo bagarura iyo paje, barongera bayisubiramo. Ngo umwami akomeza kumva aryohewe, ngo aryohewe n'iyo nkuru. Aravuga ati uwo muntu hari icyo yigeze agororerwa, hari akantu mwamurebeye. Ati ntako, ahubwo yibera ku irembo, yarajegeye niho yajegereye. Umwami aravuga ati ninde bite bimeze bite naveyo. Ese arabaza ati ariko uwo ninde numva hanze nk'ibirenge bya Hamani abahingutse aho ngaho. Arabaza ngo uwo ninde uri mu rugo. Bati ni Hamani ngwino tubigenze dute. Umwami aramubaza ati Hamani umuntu umwami akunze kubaha bamugirira bate, bamugenza bate, bigenze bite? Hamani aratangiye arabitondoboye, bafata ifarashi y'umwami bakamushyiraho, fata indogoro y'umwami, bafata imyenda y'umwami, impeta y'umwami, abirondoye byose, agira ngo niwe uri kubyirondorera bagiye kubikorera. Yari umutoni cyane bwami. Ngo ariko bigeze igihe ngo umwami aravuga ngo ibyo byose uvuze urondoye hatabuze na kimwe, ngo genda ubikorere Morodekayi wibera ku irembo, umuzane umukorere ibyo ngibyo hatabuze na kimwe. Ngo baraza bagenda bazana Morodekayi. Kandi muri icyo gihe mwibuke ko abayuda kubera igitutu bari bashyizweho ngo amasengesho y'iminsi 3 bari bakoze. Haleluya! Inzandiko bari banditse muri icyo gihugu abayuda ngo biyirize ubusa. Icyo gihe Morodekayi ni impungenge zikomeye, kuko Morodekayi yabwiye Esiteri ati uri ibwami uranezerewe, uri ibwami uratuje urarambije, uri ibwami uratuje umeze neza, abayuda bagiye kutwica, ariko we ntubyitayeho. Esiteri atuma kuri Morodekayi ati nimuyasenye, mushyire amavi hasi mutakambire Uwiteka. Haleluya! Dore mwirize ubusa 3 nibura, mwandikira ibihugu byose uko Hamani yanditse inzandiko, namwe bariko mwandika ndetse murusheho, ariko mutangatange gukora amasengesho. Mwibuke ko aya masengesho
ariyo yatumye umwami abura ibitotsi kugira ngo abayuda bagire batabara. Muri iki gihe rero ngo Moridekayi yamaze kuza, twasomye ngo iki, ngo ibintu byose Hamani yatondowe yabivuga, ngo aravuga ngo ibyo byose hatabuze na kimwe ngo mubikorere Moridekayi, ngo umuja wiberaga ku irembo ibwami ahora atungwa n'imbeho imibu imumereye nabi, ngo hatabuze na kimwe mubimukorere. Ngo niko bafashe Hamani amuzengurutse umurwa, avuga ijambo rikomeye, ashyiramo iyekora hasi, aravuga ngo uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kugira gute kuba. Uwo murwa ngo kuzenguruka kwa Esiteri ngo bizana imbaraga nyinshi mu Bayuda, kuzenguruka kwa Moridekayi bizana imbaraga nyinshi mu Bayuda. Abayuda baratabarwa, ibendera y'Imana irazamurwa, intsinzi itaha mu Bayuda, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Wayikomeye amashyi ngo mukubashire. Ndavuga gato mu buryo tugiye gusenga. Nubwo seve yawe ituzuye mu buzima busanzwe, ntabwo ntayihari. Ariko muri aya masengesho hari abacomowe, muri aya masengesho hari abacomotse, muri aya masengesho hari ab'ijuru ricomoye, muri aya masengesho hari ab'Imana icomoye muri iri teraniro, hari abantu batunguranye muri iki giterane. Haleluya! Hari abantu batunguranye muri iki giterane, Imana icomoye muri iki giterane. Ariko haleluya nanone, kuko seve zanyu Imana yabonye ko zigomba kuzura, zituzuye iriya nzu wayisohokamo, zituzuye kariya kazi ntiwaba ukigakora, zituzuye hariya hantu ntiwaba ukihatuye. Ariko ndashimira Imana yemeye kudushingira igiti muri iri teraniro, ikavuga ngo muri ibyo byose imbaraga z'abagome, imbaraga za Hamani zifatwe mbiri, ibendera y'Imana izamurwe ku irembo ibwami, ku irembo aho ngaho. Nubwo imbeho yadukubitiye, ariko turashimira Imana iduhinduriye seve yacu ikabihindutse. Ndashimira Imana cyane, sinjya mu buhamya kubera igihe cyacu cyagiye, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya torero, haleluya nanone torero. Turashimira Imana cyane, turashimira Imana cyane. Muri aya masengesho gatoya ntabwo nari nzi ko naba ngeze muri uyu mujyi, ariko kubera Imana masengesho twasenze Icyangugu, nari ntuye mu Gaseke munsi y'ishyamba rya Cyamudongo muri paruwasi ya Nyakabwende, nari naravuye mu Bushenge. Cyamudongo aho ni ahantu hateye ubwoba. Nibuka nigeze nakira abashyitsi bansuye i Kigali, bavuye i Kigali, abashyitsi 17, tagisi yuzuye bavuye i Kigali. Icyo gihe baransura, barambwira bati comeka se naha wacomekeye ntiriye niyi, turagusuye rero ntamina. Ndagenda nkora komande, ntemesha ibiba 2 by'inshinge mu ishyamba, kuko nta matera nta n'isima yabaga mu nzu, byari ibintu by'ibikingo bikasukuye. Genda bigira gutya bimeze nka dodani. Ndavuga abantu baturutse i Kigali ndabarazaye, ntemesha ishinge ibiba 3, sasa muri salo, maze gusasa muri salo mfata ibirago byo ku rusengero nambura ku nshinge. Abashyitsi baje ati ndavuga nti karibu bashyitsi, ati stari bose stari ntimuguremo inkweto rwose turazikuramo. Ndabwira nti nimuze karibu ni hano, nta ntebe, intebe nizi, murarira aha, muryama aha, muzava iminsi 3 mwateguye guhamara, niho muzaba mukirira munaharyama. Bati haleluya. Ariko numva baratsikiye, ntimutsikire ringe niyigiye. Abashyitsi bararyama, barariye, turabakiriye, dukubisemo amasengesho, turasenze, bakamina. Noneho nijoro baryamye, umva agasha rero baryamye, yashinge kuko twari twayibyiniyeho. Ibirago rero nijoro biranyerera, kubera ko hari hakoze ukuntu, bose bararyama. Ugeze nijoro uhindukiye, ahindukira akanyerera akamanuka tiriya
kiriya, undi yahindukira akatambika hirya, undi nawe yahindukira akamanuka kiriya. Bukeye mu gitondo baravuga bati Uwiteka Mana yacu turagushimiye. Imana tubonye icyangugu, batubwiye ko Imana y'icyangugu ikora ibitangaza, batubwiye ko umwuka yamanukiye ubwa mbere icyangugu, turagushimiye. Umwe aravuga ati dore Imana ibintu yadukoreye, naraye hariya ariko di umwuka aza nijoro aramanura. None dore aho naraye ati umwuka wera yaradutembereza. Undi aravuga ati nanjye dore aho naraye ariko umwuka yantambikanye, arantambikana, dore nanjye aho naraye ati Imana ibicanga biteye ubwoba. Numvise bavuze ako kantu, yewe ubwo sinari kujyaho nkabiteza nkavuga ngo ni ishinge yagereye mwese irabanyererana murare pfiriye abandi bararahindiriye. Mbitereza iki nagize ubweze kayi, ubweze kayi sa ndavuga nti Imana ibinaha ikora ibitangaza, Imana ibinaha se wagize ngo mwari mwayibona. Ndavuga ndisha nuko mutabizi irankingirije ndi mu mbonye. Kandi rero uko babyizeye, imbaraga babyizeranye, baravuze ngo ukutwaraye, ukutwanye, uko umwuka yadukuyeho twaraye tugatembera nkamanuka pfiriya, undi agatambika hirya. Ati ni ishusho y'uko ibyaturwanyaga Imana yabyimbuye. Numvise iyo myumvire yabo babyumvise gutyo, numvise iyo myumvire yabo iteye ityo, nanjye ndavuga ntuko ni ukuri umwuka wera ari hano. Iwanjye 17 batashye bageze i Kigali, uko babyizeye niko byabagendekeye. Abari barwaye barakira, abakobwa hari harimo abakobwa abafite imyaka 40, undi yari afite 45, undi afite 38, undi afite 39, bose barasabwe barashyingirwa. Ibendera y'Imana iratambuka, baravuga bati umwuka yaradutembereje buryo. Kwizera ni ibintu utashobora kumenya, ariko iryo bangana n'ubu ntibarabimenya. Niyo turi kumwe bati Imana yarayidutembereza cyane, biteretse ikize ko ari uko bizeye wacomora abantu kandi bazamutse mu cyumba. Ariko haleluya toro, turasenga rero. Nihuse icyo gihe nje kureba ko bashyitse, ndaza nzi Kigali. Noneho barambwira tuzaza urebe ko twashyitse amahoro. Ndaza mpageze, noneho barambwira bati twashyitse amahoro. Icyo gihe twari turi mu izindiro, turi mu bihe byiza byo gusenga ku mupasiteri umwe witwa Donasiye. Turasenga haleluya torero. Tumaze gusenga tugeze saa 4 z'ijoro, umusaza umwe ashyira urutoki hejuru ati twafashijwe. Atariko numvise ijwi rimbwira ngo uyu mukozi w'Imana twamugiriyeho umugisha. None ijwi rirambwiye ngo ni mugabire. Ati ndebye muri firizone mfite, ngiye kumuha firizone numva biranze. Noneho ndebye mu nzu mfite mu gipangu iwanjye, ngiye kumuha inzu nabyo numva biranze. Avuze ngo inzu byanze, ngo na firizone byanze, ku mutima ndavuga nti amavuta ku mugaragu, amavuta papa, amavuta nakubitagiye gukora. Musaza aravuga ngo ibyo mutima wabikozeho numvise byanze. Numva ijwi rirambwiye ngo nimuhereze pariseri yanjye naguze hariya haruguru yo kwa Nayinzira. Iyo pariseri ni pariseri nini, arambwira ngo ni pariseri ifite metero 30 kuri 30. Aravuga ngo ndamuhaye yakubaka yagurisha n'akazi ke bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Twaraye twuzuzwa, ijoro ryose riraca, mu gitondo tujya kuhatambagira turahazenguruka. Arambwira ati ngwino. Noneho turatambagira, pasiteri yarahari n'abadiyakoni. Ubwo dukoza amasezerano ko mpawe amaresi y'ubugure yaguriyeho, dukoza amasezerano ko mpawe, tujya mu kagari mu murenge, pariseri Imana ayikukanye, ibendera y'Imana birazamuka. Noneho ngeze mu rugo, madamu arambaza ati ibintu numvise nibyo? Nti nibyo, dore n'impapuro z'izina zizanye. Maze kuzizana, saza arakomeza arambwira ati ntugire ikibazo, wowe comeka amavuta z'ibendera y'Imana izamuka. Ndacometse rero. Muri iyo minsi rero haza abashoramari, bamaze kuza barambwira batahantu ubwo tuhashaka, ni nubwo muhashaka ariko ntabwo nahagurisha.
haza abandi ijuru rirambwira riti hatange nuko ndahatanga bampa amafaranga mutese nangahe yego we mugira ubweze kare nuko bamaze kuyampa ndagenda nanjye ayo mafaranga bampaye nimuvuge ngo amina ndagenda nanjye ndavuga nti fashe ku mafaranga y'i Kigali nkuye i Kigali ariko i Kigali sinahatura ni hatari imibare yabo iragoye mpita mpanga kwikorera amafamu mu cyaro no kugura amasambu nkimura abaturage twari twegeranye umudiyakoni umwe arazinduka mu gitondo ati oya narose inzozi aya mafaranga ni amanyamugi agomba kuguma mu mujyi ntiyajyane mu cyaro ndavuga nti utangiye kuntegeka ku mafaranga yanjye Imana impaye ubuse ko nateguraga kubaka no gukora amafamu mu cyaro kuki umbwiye ngo amafaranga yanjye ngo ni amanyamugi agume mu mujyi arambwira ngo aya mafaranga agomba kuguma mu mujyi ngo iwawe uko twahabonye nujyana aya mafaranga barakwica kubaho arambwira ati ngwino nkwereke ukuntu Imana yanyeretse ahantu aranjyana ahantu hari ahantu hanini haruguru yaho n'izindi hari haruguru yo kwa Karibata gakeya minisitiri uzamutsa aho iti Rubungo anyereka pariseri ifite metero 62 kuri 45 harimo inzu y'ibyumba 3 na salo ndavuga nta hantu se aya mafaranga se barayemera kubera Imana yari yategetse nyiraho araza turavugana amafaranga twamuhaga arayemera ahantu badahakukanye ibendera Imana irazamuka maze kubona rero barambwira batahantu rero niko bimeze mfata madamu nari naroroye amatungo maremare cyane rwose nari mfite amatungo mfata itungo rimwe ndigurisha 300,000 noneho naza kushimira wa musaza nti tusangira agafanta turaza tugeze Kimironko ndeba wa mudamu wanjye abo twari kumwe kubushize nababwiye ko namurambagirije ku isafuriya y'ubugari nanze kubisubiramo noneho ndeba madamu kuntu yari yakwebye cyane avuga ati uyu muntu tugiye kubana tuzabaho mu buzima bumeze bute ko mbona ari umujegere nubwo afite amavuta y'Imana ndeba umudamu tugeze Kimironko nibwo bwa mbere yarageze Kimironko ndamubwira nti madamu ukurikije ukuntu wabonaga tuzakena none Imana iri kutuzamura mu ntera ubu rero muri uyu mugoroba tugeze i Kigali numvise umutima unyemeza ko ngomba kukwakira madamu fashe icyemezo amafaranga ndayafite ngwino njye kwakira muri hoteli y'i Kigali tugende muri hoteli tugende muri hoteli turazamutse tugeze muri hoteli madamu baratubaza bati murafata iki nanjye ndababaza ntimwe mufite iki baravuga bati hari inkoko hari urukwavu hari ifi hari burushete hari ibintu yewe barabitondobora madamu yumvise uko ibyo bintu ntiyigeze abiryaho nibwo bwa mbere ageze i Kigali aravuga ati ibyo byose nimubinzanire hano nimubinzanire hano nimuzane iyo nkoko urwo rukwavu ibyo bintu nimubinzane hano ndavuga nti kweli bakoze ku mpande ariko ngo rata ntabwo twari babiri gusa hari abandi bari baje kudusanganira twagiraga nko mu bantu 7 madamu aravuga ati nubwo turi benshi 7 ndajya mfata ku nkoko mfate no ku rukwavu mfate no ku ifi nibuke ko Yesu Kristo yaguye cya mudongo turagenda tugezeyo turarya turanywa ibintu bigenda neza bendera y'Imana birazamuwe bati nuko ndishyura bandeye fagitire wo twari twajyanye atayanga yafite ikimasa iwacu cy'inka none uyishyuye se ko tutanahaze ndababwira ntahandi muri hoteli naje mwitonde turangije tujya gukora ibyari byatuzanye turataha tumaze gutaha noneho turagenda dukomeza gusenga Imana iza kutwemerera ko turimuka ubwo kwimuka rero byaratugoye noneho twavuye aho mu Gaseke isaa 8 z'ijoro tugiye gufata bisi turuka Nyabitimbo ku isoko tuhageze dusanga bisi yapfiriye Nyabitimbo noneho abana n'umugore n'imifuka y'imbumburi bubamwongereyeho abantu bati mugiye he tugiye i Kigali nabariya bana nti nuriya mugore nti niriya mifuka nti murapfuye Kigali ntabwo hasi ubwo mbonye bari kunseka bungereyeho njya munsi y'umukingo ntibanakomeza kunseka
bangereyeho ngiye kubona mbona imodoka yarava yakoraga mu by'ubutaka iramanutse baravuga bati ninde ugiye Kamembe byihuse ntigewe batinjiramo ndinjira batariko uriya mugore n'imifuka yose nabari abana n'abanje none se ko mutajyamo ufite ibihumbi 10 ndabifite ati nimujyemo kubita imifuka kubita n'abana kizemo umugore baratsindagiye mwibutu yarafa murabizi ko ari hato baratsindagiye biranga ati nawe jya murero ndahegekereza murahonja sinzi ukuntu nahegekereje ryama ku mwana umwe ukuguru shoferi agiye gukingurugi ukuguru kuburaho kujya ndahegekereza ngo nawe kiri ukuguru arambwira ati siga ukuguru cyangwa se urugi turi gukinga rukanga none ubwo suragira ngo urasiga ukuguru cyangwa urasiga sinzi ukuntu nahengetse ukuguru mfata umwana umwe mukubita rukweto gutya mu mpanga asa n'umukojejeho noneho ndumurambikaho mwegeka ku modoka gakeya umwana atarara ndapfuye ndabarisha nishake nsike njya mu bitaro aho kugira ngo nsubire iyo nturutse mpaka tugende Kigali bidushaka nsike njya kuvuza none rero uyu mujyi twawufashe binatugoye ntugire ngo biroroshye noneho tuza aho kugira ngo tujye mu modoka turebe iyo tuvuye noneho imodoka iri kugenda gutya aho kugira ngo tugende turebe iyi modoka igiye kubera kubura aho twicara twe twicaye turebe iyi modoka ivuye imodoka igenda gutya twe tugenda turebe iyi modoka iri kuva ibiti byose bibirinduka abantu imihanda Yesu imodoka iri kugenda gutya twe turi kugenda turebe iyi ivuye twawufashe bitugoresha Sevesi urumva yari oya seve yari yuzuye oya seve yari yuzuye ntayo shaseve ntayo yari yuzuye se mwibutu mugiye mu mujyi nuko nza ndeba iyo njya nako iyo turi kuva ubwonko rero burahindukira abana bararuka amadabi bantu bararemba sitwe twarose tugera i Kamembe tugeze i Kamembe rero nuko tubona bisi ya Tarakomo turaza sitwe twarose tugera i Kigali tugeze i Kigali rero twinjira mu nzu yacu ibyumba 3 na saro irimo irangi irimo sima itekara abasasu none iyo pariseri ifite metero 62 kuri 45 twatugeze mu nzu yacu turanezerwa ntagira imirimo noneho ndakora tugira n'umugisha turarya turanywa ibendera y'Imana irazamuka ngeze ahantu rero ningaruka nzahera ahangaha ngeze herero tugeze aho muri iyo pariseri ngenda umuhinzi nahingaga imiceri ubugarama nza kubivamo mpinga nkajya mpinga ibintu by'inyanya n'amapavuro bimpa amafaranga ngeze na hano i Kigali ndahinga ya pariseri ndayihinga mpingamo inyanya nkuramo 1,000,000 nkuramo 800,000 ngenda hinga ngira ubutaka n'ubu ibyo nkora mu buzima busanzwe ndahinga kandi simpingira isoko mpinga nako simpingira kurya mpinga nshaka gushora mu isoko Mana yampaye ubutaka nkaye gitari hafi ya 2 ziburaho ndahinga ndeza ubweze kayi burayi none ngeze ahantu rero hakomeye ningaruka nzahera tugeze ahantu turarya turangwa amafaranga araboneka bana bararya barangwa bariga okay umwaka umwe n'igice bigeze niho urugamba rwatangiye urugamba rukomeye urugamba rwatangiye ubu buhamya bwo burihariye butwara nk'amasaha bwihariye madame arambwira ngo birahindutse bigeze bite guhera none sinzasubira ku rusengero niba turenge ivuyemo ayo kwa gatanu yavuyemo no ku cyumweru bivuyemo ndetse n'ay'abagore sinzasubira ku rusengero madamu bigenze bite ati nuko bimeze madamu ufashwe n'ibiki nuko bimeze noneho uretse ubwire madamu arambwira atunze guhera none sinzasubirayo cyumweru kirashira kwezi kurashira mezi 2 arashira mezi 3 arashira pasiteri amaze ati madamu abaye ntiyararwaye yarwaye ati ntiyararwaye yafashwe ati ntiyararwaye aribwa ati ntiyararwaye pasiteri hari ibintu uri gusobanurika mu kuri yararwaye pasiteri aza gusura madamu arabaza ati ariko kutaboneka mu rusengero byagenze bite madamu ati narakomeretse abadiyakoni barakomerekeje baririmbyi barakomerekeje umuntu wese wamushyituje arakomeretsa icyo muvuze cyose ninjye muvuga sinzagaruka pasiteri arambwira ati nibyo
nyobozi yose y'umudugudu ayizana mu rugo hagati mufashe uyu mudamu ko mwamukomerekeje mumwomore umutima uruhuke nyobozi ije mu rugo madamu aravuga ati nimwihane uko mwangeje ese abadiyakoni baje biteguye ko n'uwari bubeshye ari bugendere mudiyakoni ateze n'inge namwe ni mubivuge murabizi undi ati se wanyibukije gato mwibukaho gatoya namwe murabizi bamaze amasaha abiri yose nta gisubizo barabona nuko madamu yafashwe amezi 5 ashize madamu arambwira ati nawe ndaguhakaniye ntuzasubirayo afata kositime kote ryanjye n'ipantaro n'ishati mu gitondo ngiye mu materaniro abivuruguta mu kiziba mu gitondo mu kiziba ashyira mu kiziba bati nawe ntuzasubirayo yewe bavuga ni madamu bimeze kandi wareba ukabona ni muzima kandi ikibazo use kandi madamu kandi nyamara madamu mukarambwira ati pima se urushize biremewe Yesu none se gutongana ni Yesu we aleluya fata ipantaro n'ishati njya mu materaniro pastor ati yobora iteraniro mbwira pastor hari ikintu cyamfashe hano ntabwo bari bazi urugamba nahuye narwo mu gitondo kurya buri wese agira inyungu ye hari igihe uba wicaranye kinubi yawe ntawe ubizi kandi inyundo zose ntizingana zirimo kategori inyundo zirimo kategori hari inyundo ya kinubi hari n'isakara amabati hari n'iconga amabuye bari kubaka hari n'akakandi gakubita amakaro bagera baconga amakaro ariko zose ni inyundo mbwira pasiteri ni uyu munsi wose gutya ibikana biranja ngo nyobore gahunda kuko nangaga kuyobora gahunda bitewe n'ibikomere nahuye nabyo mu gitondo ariko barambwira bati badiyakoni iyo ufashe iterane bana we iyo ufashe iterane tugira ngo uri mu bushenge cyangwa mu bihugu ati yobora iterane naragiye mbonye bampuriyeho ndariyobora ngeze kuri aritari mpereza umuntu usenga ariko atari ukumuha mu byo kumukunda cyangwa ngo asengere iterane nagira ngo nyibaze nti witeka we bimbayeho urabibonye mu gitondo cyangwa nyobora iri teraniro n'ibikomere mfite narasenga ndangiza nta n'ijwi nta n'akanyenyeri biyobora ku mbaraga ndariyobora nyine waryanga se maze kuriyobora nihuse umwaka urashize madamu ameze gutyo umwaka n'igice urashize imyaka 2 birashize arambwira ati n'aba bana ntibazasubirayo abana imyenda arayifata arayibaha bakajya bayikora niyo kujyana mu materaniro birakomera madamu noneho narindi mu giterane iriya ku Gikongoro noneho birakomera arafatwa ibintu biramushika bimujyana mu muhanda afata amabuye aragenda afata ingo z'abaturage duturanye arakubita ku mabati birahora arabimenagura abayobozi b'akagari n'umudugudu barabura inama yabereye iwanjye baramagana bati muri mu biki uri he ndi mu giterane bite madamu wawe ibintu byamufasha urabizi ndi nabyo nzi ihute vuba naje gitaraganya sanga ibintu birakomeye madamu bite ati nuko bimeze nyine sinakubwiye se wambwiye iki sati nararenganiye muri iyi si ntabwiye madamu arambwira ati kandi nanone ibi bintu ndashaka ko aba bantu bose duturanye aba bose bimuka bakavana nibava aha cyangwa uvuge baragenda barahava se ntibatuye iwabo barahava cyangwa ntibahava se ntibatu barahava ntabwo igiti cyarisha ntibarahava barahava bagende kugira ngo ryame kugira ngo reko naryame rugamba rurakomera myaka 2 birarangiye madamu aravuga ati ntabwo mwumva ko bagomba kuhava afata amabuye arongera aratera aramenagura ibirahuri amenagura amabati arakubita amabuye madamu kandi wamubona umudamu mwiza cyane akoga agakaraba akafura agaca kwisiga araca cyane madamu wamureba n'umuntu w'umusirimu kare bimeze bite navuga ngo ararwaye oya umuntu urwaye se nuko arwara iyo yasaze nyine agaragaza ibimenyetso by'abasazi umuntu winyuraho
ni kugoruka nazana amavuta yo kwisiga madama akayamena kangubita icupa mu maso urugamba rw'imbere mu nzu rwo sinduvuze ngize ubweve kayi keretseyo ndi mububatseho ndababwira urugamba rw'imbere mu nzu mububatse ndababwira bagabo nkababwira abagabo bagira imitima meze ukuntu usanga umugabo yewe umwaka umwe 2 3 5 iragera ndi kugo rugamba nashyizeho amaguru paraza bikinyinya bakakiru baraza bafata amazamu iwanyu barasenga bati oya nimuva igihe kimwe aravuga ati namwe ntimuzagaruke nimwe mu bindeze afata amabuye ashyira mu mufuka yikinga ku rugo gutyo abayumbe baraza bati mwinjire bamisumba byose genda muhagararaho murajya bageze ku irembo madama ati murajya tuje gusenga oya muje gusenga se apfura yamabuye arafata muje gusenga kubitibuye abayumbe bati unyuze muri pinusi unyuze mu ishaka unyuze mu mihanda unyuze mu ruto baramenena na bose uko baje siko bataje baravuga bati ntitwasenga amabuye turiho urugamba mu rwawe wirwarize n'intakarita nakitana madamu birakomera ubuhamya nabutanze ku Gisenyi turi mu giterane cy'ururembo kwa Wambaje yewe ndabagize ukuri ibi bintu ndarwana nabyo reka nihute nsoza maze kurwana nabyo imyaka 5 ishize umwaka wa 6 arambwira ati noneho rero reka ngwere ibintu ni bibiri kuko muri iyo myaka yose inama z'akagari n'umudugudu raporo mu murenge batangaga raporo zaberaga iwanjye rimwe mu cyumweru cya kabiri mu cyumweru z'abantu babuze umutekano yafataga umuhanda akawufunga wa leta ndawufunze imodoka ntizizongere kunyura wareba ukuntu yambaye akeye ameze ukati ibi bintu n'umuntu bimeze bite bikomeye cyane urugamba rukomeye yafunze imihanda si rimwe si kabiri inama z'umudugudu wa leta zazaga mu rugo rero shaka igisubizo cy'iki kibazo abambwiraga inama bose bandangiraga hehe mu bapfumu ngo hari aho babitsirika kandi nahuraga n'abantu bafite nuko bene nabo bakavuga ngo wajya mu bapfumu ngo nabo nasenga rero ayo nasenze njyewe fata akanyari kizabonwa mu rusesimanza mu bujurire mu mbetuye ndajurira ndasenza none navayo ngasanga byikubye inshuro madamu nibwo arambwira ati birahindutse nkura hano ujye kunkodeshereza cyangwa se unsubize iwacu nsubire ibintu ni bibiri ndamubwira nti sinajya gukodesha mvuye mu nzu zanjye kuko nageze hahandi ndakora bwa buhinzi bwanjye nshyiramo indi nzu harya muri ya parise zari inzu ebyiri rwose ubona ntangiye kuzamuka mu ntera abantu bazaga kugurira inyanya iwanjye bavuye Kimironko inyanya amapavuro ntangiye kuzamuka kuko nabonaga abantu basinziriye mu bintu byo gukora ibintu by'ubuhinzi nge ndabikora cyane madamu arambwira ati ibintu ni bibi urakodeshereza cyangwa uranyimura unsubize iwacu ndavuga ibyo bintu byose sinabikora nta gisubizo kirimo madamu arambwira ati ubwo byanze nanjye sinzongera kurya ngiye gupfa reka mve madamu arambwira ati ndapfa mbwira abana ntimureba atiyahura ndapfa ndahita mpfa munsi wa mbere madamu arambwira ati nafashe icyemezo ntiyarya uwa kabiri ntiyarya uwa gatatu ntiyarya uwa kane bya bindi nihagarara ngo sinajya gukodesha nahise manuka iyi nzu irakodeshwa bya bindi nihagarara ngo sinajya gukodesha hari igihe ugera mu minsi ikagutegeka uko ugomba kubaho ariko hirya y'iyo minsi Kristo aba ari aho hafi abikurikira haleluya torero aba ari aho hafi abikurikira ndasenga ihangana ndakomeza bakabo ndi bubatse babwira utuntu tw'ubwenge aho muri urwo rugamba bakabo nkababwira abagore nkababwira ariko ntabwo ariho turi gize ubwenge kandi noneho turasenga rero yarayanjye njyenyine ndagenda njya gukodesha ngeze aho nakodesha madamu ararya aranywa aremera neza ati ndumva ntubisaho biragiye burya kibazo cyari hahandi noneho barantumira hariya Kicukiro Niboyi icyo gihe ngiye Niboyi vuga ubutumwa bwiza barampamagara telefone irasona uri hehe nagiye mu giterane n'ibintu
bibaye hano iwawe uyu mugore wawe asanzwe arwara ibi bintu ndavuga nti reka ni ubwa mbere mufashe aho ngaho nangaga kuvuga ko asanzwe arwara kuko ruguru bashatse kunyirukana mu mudugudu baravuga bati iyo utaba utuye tuba twarakwirukanye iyo utaba umuntu utuye tuba twarakwirukanye ndavuga nti ndabiteza nkodesha ntibahita banyirukana ntibwo bimufasha ariko bwa mbere reka nzende mfata moto ndiruka nsanga yateye urugo rw'umuturanyi amena amadirishya ibirahure amadirishya ane ibirahure biri hasi byamutemaguye amaraso arambwira ati nibwo buzima nuko nabo nshaka ko baba hano njya kugamba nyirinzira arambwira ati shyiramo ibirahure mbishyiramo ngiye mu giterane Kinihira hari kuwa gatandatu ngira abana ndimoye maso ngiye ndahita ngaruka Ikinihira ndimo ndangiza igiterane telefone irasona wamenye ibyawe ubundi telefone iyo yasona isonye gato niyo yabaga ari undi muntu w'amagana umutima yita kujya mu mutwe abandi birakomeye none we nahise nkurira mu burwayi bw'umutima mvuye muri iri jansi inshuro ebyiri bwa mbere najya ufite umuvuduko 215/150 bwa kabiri nsubira ufite 210/140 habura gato ngo njye muri koma rugamba rukomeye rugusigiye ibikomere biteye ubwoba ariko nashimira Imana muri urwo rugamba rero nihuse madamu amaze kubimena ndagenda nshyizeho ahantu ku isoko hariya nari mfite irungu nabandi reka ngurishe njye mu ntara nere gusebera ahantu Imana yankoresheje ibitangaza miliyoni 10 urazifata ndire muzizana ndaheba umpaye miliyoni 9 ntiyazane ngaheba umpaye 12 ntiyazane ngaheba noneho nasenga Uwiteka we tabara ubusebigeze madamu ndi mu giterane Kinihira nabwo arongera atera rwawe amena amadirishya 6 noneho ibirahure bimwe bigwa mu isafuriya z'umuceri n'isosi abantu bari batetse bagiye kurya saa baravuga ati tugiye guhamagara TV1 yo ikubita kamera no mu isafuriya bajya bari bakaregana aho twakugiye uyu muntu avuze umugore ajye mu ajya areba aho babitsirika kucyo atagenda bakubite kamera naraje nsaba imbabazi kugira abayobozi b'umudugudu n'akagari nimunsabira imbabazi bazana urwandiko ati andikusinye ko bitazongera ndandika ntigiye kuziza mu teste rwose imbere y'abayobozi b'umudugudu n'akagari nanditse ko bitazongera ntibizongera ntazongera no gutera wiwe ngiye gushaka igisubizo cy'uyu mugore ntibizongera ndasinya maze gusinya ndavuga nti Uwiteka we nibyongera noneho nzajya nibyongera ko bitagiye ku rugamba wemeye ko rwinjira ndasenga nzamutse ngeze i Rubungo barambwira bati akarere ka Gasabo kahaye uburenganzira umushoramari witwa Sekimondo Segiki akarere ka Gasabo niko kahaye umushoramari witwa Sekimondo ko agomba kugura kano gasozi akakubaka amazu y'icyitegererezo aho niho iwacu barambwira bati rero uwo muntu yitwa Sekimondo Segiki Sekimondo koko rero ahera iruhande aragura uwa mbere 15 uwa kabiri 20 gatatu 15 kane 12 mbona Sekimondo ni gutanga amafaranga menshi aragura agiye kungera azitirwa n'abantu famiye imwe yahaye miliyoni 200 bazanze Sekimondo atesubiyeyo muri kunaniza ndagumanaho naguze kandi habura gato akangera ndavuga ni Uwiteka we ko nabonaga amafaranga yanjye afitwe na Sekimondo akaba yaragiye kungeraho ko yikubye ndabigenzana nshoko yishamba mfata igiti cy'intusi n'Uwiteka we uyu ni Sekimondo mfasha oya mpa Sekimondo niwe mbona wampa amafaranga atubutse mfata cya giti cy'intusi n'Uwiteka Mana yacu ndagusenze ariko mu masengesho nange gusenga nguruye Sekimondo Yesu we mpa Sekimondo baba we nimufitiye amafaranga niwe wagura hariya bikembera mpa Sekimondo Yesu we Sekimondo abo twajyanye bati niko wa mugabo arafashwe n'umugore we none biramufasha ibyo bintu bimufashe icyo ni gice ari guhamagara icyo kintu ari guhamagara ibintu bifata umugore we sibyo bimufasha icyo kintu ahamagaye n'igiti iki Kimondo ubwo si cyo barakomesha batifu nawe biramufashe mu muganga mutabare ndavuga nti ntabara ngo ndi gukurura Sekimondo icyo kintu usukurura n'igiti ntabwo bari bazi Sekimondo nyine nanjye njya hirya ndavuga nishaka uko mutazi uburemere bw'umusozi njya hirya ndavuga ngo Uwiteka we ratamana Sekimondo Yesu we mpa Sekimondo baba we mpa Sekimondo yamarasha nubwo uri kuze ariko nawe
nawe ukeneye Sekimondo, nawe ukeneye Sekimondo, nawe ukeneye Sekimondo, nanjye ndaramukeneye muri aya masengesho. Imana iguhuze na Sekimondo, Imana iguhuze na Sekimondo mu izina ryanjye. Maze gusenga rero madamu ameze atyo, ngiye kubona mbona ya masengesho Imana ibirayumvise, ngiye kumva numva Sekimondo ngo yagarutse akata kwa wa mukecuru ya famiye, akata hepfo gake aratambika Sekimondo. Sekimondo mbona ageze iwanjye, ageze iwanjye rero, ageze iwanjye Sekimondo. Ku mutima navuga ni Sekimondo, naragusengeye ariko mu bwenge kayi nyine naragusengeye, naragukuruye ubutayu nkajya mvuga ni Sekimondo baba Sekimondo, kugeza ubwo bavuze ko mfashwe nk'umudamu ko ndi guhamagara ikintu kitazwi. None Sekimondo nta mafaranga yanjye ku mutima. Ha hantu rero kubera apeti mbona mufite najyaga ngahisha akagira ubwenge kayi ariko akakongeye kukababwira nuko Imana nuko ikoze ndakababwira. Noneho Sekimondo amaze kuza ha hantu bamaga miliyoni 10, 12, 9 nayo nkayemera ntagaruke. Sekimondo mbona araje ankubita miliyoni 30. Ndayaguha 30 ndavuga ngo Imana we mpuye na Sekimondo, Sekimondo Imana ihuje na Sekimondo baba we ndagushimiye. Ndamanutse ngiye umugore kuri madamu nubwo ufite ikibazo ishima unezerwe, Imana iduhaye Sekimondo, dore amafaranga Imana iduhaye. Madamu arambwira ngo ibyo ntacyo bimariye. Kandi murabizi ko mu bantu bafashwa mbere y'Imana ivivuye abagore gufashwa vuba, kuko Imana abagore mufashwa vuba, bayobozi aba bagore rwose bafashwa vuba, banezerwa vuba, banezerwa na gato. Burya umugore wamugushije neza ntagoye n'ukuri kw'Imana. Madamu arambwira ngo naje kandi arinzi ko ayitayishimona akihangana. Amaze kumbwira ngo ibyo ntacyo bimariye numvise nikubise hasi, ariko ijwi ry'Imana riraza rirambwira ngo muribuka cyagiye mugishingirwa babwira ko nzabaho umugisha mukabyara ariko ko nzashyira ikigega kizatunga abo bana. Ijwi rirambwira ngo ayo mafaranga saa yawe, saa y'umudamu, saa yo kugura inkweto, saa yo kugura televiziyo ihenze, saa yo kugura amakositime, aya mafaranga ni aya cya kigega cy'abana. Imana yagiye kuri ya mafaranga iyaha umugisha, mbonamwo amasambu, mbonamwo amazu, mbonamwo ahantu hakomeye. Ntuye mu Gasima hariya Kandera, hari umanutse ku murenge wa Ndera muri ya santere harya KBS zikatira muri ya santere, mbona mpabonye imiryango 5 migari y'ubucuruzi, mbona amanegisi ku ruhande n'inzu nini yo kubamo n'andi masambu. Ndashimira Imana. Madamu ibendera y'Imana irazamurwa, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kandi ibyo yabikoze ari uko seve yuzuye, ntabwo yari yuzuye. Noneho mu masengesho mu gukira kwa madamu rero soza nibwo igihe cyageze mu gukira kwa madamu ngasorezeho. Bagiye kunsengera ku bwarimu nari mugiye ahandi, madamu arambwira ati ubu rero iyo mba muzima mba nkenyeye tukajyana, kuko inama ya paruwasi yarabaye babati comeka rero uko yitwaye muri iki kibazo cy'umugore n'imbaraga yakigizemo n'ubuhamya yakigizemo. Mushobora kuvuga ati tumwima amazi cyangwa tuyamuhe. Abakuru b'itorero ati dukurikije ubuhamya ku rugamba maze mu minsi najye mu murimo Imana izamutabarira ku murimo. Bagiye kumva itorero nyobora, madamu arambwira ati mba nakenyeye tukajyana tukagira gutera iminsi mikuru. None rero kuba ikibazo mfite yagiraga agahenge kumva rwose ni muzima cyane. Agira ati ntaho najya basigenda nta kundi byagenda. Ndagenda igihe maze kwitunganya mu cyumba, maze kwitunganya madamu arambwira ati oya birahindutse ntaho ujya. Oya nawe ntaho. Kandi iminsi mikuru twateguye n'umushumba yaje n'abantu bose nararitse baje. Madamu arambwira ati ntaho ikikwereka ko ntaho. Afata urufunguzo akingirana mu cyumba aramujyana murahonje. Umushumba arampamagara ati niko nageze aho imihango ibera kuki ntakubona. Ndavuga nti ndaje mushumba ihute vuba, kumva ngutanga kure nkaho ari wowe wakanyakiriye. Umushumba wowe uri mu biki? Ntabwo uzi umurimo ugiye gukora. Nti mushumba ndaje yangingiranye na buzohore kubwira umushumba ngo yangingiranye guhita bitagana ati wa muntu byanaranye bamukingiranye. Ndavuga nti reka gira ubwenge kaje
biba ndabibura ndavuga ndi reka mene parafo nimara kumena parafo mpite kubita mu biti bati noneho nishaka rimwe abana bane se abantu babona tupfutse mu bati baravuga ko ari Yesu ujyanye itorero ko rigiye barabona itorero none ubundi nagiye dore riri kumena amabati itorero rirazamutse bane se baravuga ko itorero rizamutse ko rigiye kwa Mesiya baravuga muke narasenze umutima urakubita murahonca ndavuga ntiwiteka we nibicugo niko umushumba ari guhamagara hamagara sinitabe hamagara turashatenye shanu hari ubwo waba umutima aho ngaho warakubise nakuriyemwe tasiyo iteye ubwoba noneho sinzi ukuntu Imana ntigiye uko ibigenza ku munota wanyu cyagihe ngo mu Kristo ngo ahuye na cyagihana bwiwe ngo yikabakabye wasanga afite rwa rufunguzo rwitwa ibyasezeranye ngo kandi urwo rufunguzo nta hantu namwe rutajya rukingo byambereye nk'uko nanjye ndamaragata nshakisha mbona igifunguzo munsi y'ikabati gishaje cyakigiye kandi amaserendere yari mashaka kone nubatse inzu nashyizemo amatudushe mu nzu amatuwarete amakaro amaparafo mbese nubatse byasana ndavuga nti mwana w'igashwati nanjye nzamura ibendera y'Imana nibwo nagiye kubona mbona icyo gifunguzo gishaje mubise muri serendere nshyashya ngiye kubona mbona urugi rurakingutse rukingo nahise nsohotse nirukanse noneho madama bati usohotse ute ukinguriwe ukinguriwe nani ariko ndasohotse yahise afata umuhini uriya w'isekuru umuhini twagize ngo ibintu by'Imana arye muhura n'uturwate ngo ngiye Mana ngo nguvuyeho vaho se wowe ahubwo wari wahura n'iki kw'ibintu abari hatari igupima igira ngo seve yawe uzabona uko yuzuza ibendera y'Imana izamuka none afashe wa muhini ntabwo yamuhuse yahise agenda ajya ku birahure byiza by'amafimi byari biri mu idirishya yarabikubise arakubita ukajya ni ibibombe biri guturika arabimena amenye rero arahusha kubitamo ukuboko kiramutema imitsi yahani iracika amaraso arirasa yirashe nkuramo ipantaro nkuramo ikote nkuramo karuvati nshyira mu ntebe njya kuzirikaho ibitambaro amaraso yawe guhagarara ndavuga nti reka mpamagara umuganga aza gupfukira bati nagira ngo ndamutera amabuye agenda ndashaka kumva niko umushumba ari kugira gute ari guhamagara kumusobanurira urwo rugamba ruri kumbaho ntabwo nabishobora yagiye kubona mbona amaraso asa n'ahagaze gakeya none barambwira ati mpita mfata moto kuko nari naraguze ajesa mu cyamunara ajesa nziza cyane turika nkavuga nti ndajya nkijwigiriza mwana wa Cyamudongo nibuka aho Yesu yanjye ajesa nafite ajesa nziza cyane ndafata cya ajesa cyane ndakitwigiriza ndiruka nsize madamu urwo rugamba mushumba ati uri muzima cyangwa uri muzima mushumba ati uri muzima nahamagaye ngo ndaje reba abashyitsi baje reba ari fata gahunda yobora igice cya mbere ndabitaka cyabara vuba kumusobanura hari ahantu ugera muke bigasaba kwisobanura bikabura bikanga ukabana n'icyo kinyundo cyawe wenyine abandi ababibonye bakabona bicara iby'imbere nibo mubizi ntuzi ubugabo ntabwo turashimira Imana muri amasengero yemeye ko seve zacu igiye kuziyo haleluya ko seve zituzuriye muri literaniro uko seve ya Esiteri Imana yayujuje seve zanyu muri literaniro Imana yiteguye kuzuza seve zituzuye ahangaha nsoza rero niho twagiye muri iyo mihango noneho iminsi mikuru irangira ndataha imyaka 6 iri kurengaho amezi ntangahe niho madamu Imana akoze igitangaza izana abantu ku isaha yayo yagenwe abantu baje ari 3 baraza baza kunsura baje kunsura bafata madamu baramujyana bamumaranye ukwezi n'iminsi 10 madamu Imana iramufasha baramusengera bamuhina barabadogiteri bari baje Imana ibazanye none Imana imaze kubazana baramusengera baranamufasha bamujyana ahantu bamumaranye ukwezi n'iminsi 10 madamu barakize byamwaje na byose biragenda ibendera y'Imana birazamuwe izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kubera Imana amashyi y'umugisha madamu nuko yakize imyaka yose 6 namaze ndwanya urwo rugamba madamu yarakize izina ry'Uwiteka Imana rihabwa oya sekimona se cyangwa ntase oya nubwo wahoze useka sekimondo urabutoye ukeneye sekimondo cyangwa ntabwo umukeneye nabwiye abantu ndababwira nti buri wese ku buzima bwe hari nka seki
Sekimondo niwe wari umfitiye mugisha wanjye Mana ndagushimiye wamaye Sekimondo niwe wari umfitiye umugisha wanjye nimuvuge ngo amina dutangira nababwiye ngo Esteri yacomotse mu bantu batari bujuje seve agera ibwami kugira ngo abayuda batabarwe ibendera y'Imana izamurwe namabwiye ko mfite mesaje ikomeye ko Imana ifite ikomeye muri iki giterane cy'amasengesho hari seve zituzuye seve zirimo ibyiciro bibiri hari seve yo mu buryo bw'umwuka itari yuzuye Imana irayuzuriza muri iri teraniro hari seve yo mu buryo bw'ubuzima busanzwe itari yuzuye Imana yashatse ko seve zanyu zuzurira hano mu izina ryanjye ariko ni mu buryo ngo amena nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana nishimiye ko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiye Imana
wabyumvise kandi kubikoze izina ry'Uwiteka Imana ribazwe mu izina rya Yesu. Umva ikindi, tujyagaze haleluya. Ngiye kugusengera Imana iguhuze n'umugisha wawe. Umva ijambo, aho umugisha wawe uri uveyo muhure, waba uri mu Rwanda ariko hari umuntu ufite umugisha wo mu biganza. Njyewe ntabwo nari nzi ko Sekimondo ari mufitiye amafaranga. Erega ba Sekimondo baba benshi. None se wowe hariya hantu wagize ngo ukeneye Sekimondo nubwo wasetse ugatembagara, ariko Sekimondo nawe nabonye umukeneye. Imana iguhuze n'umugisha mu izina rya Yesu. Niba hari amafaranga yawe ari ahantu, Imana iguhuze n'umuntu uyafite. Ntabwo Imana izazana ibintu ngo bimanuke bihuruduke bive mu ijuru byikubite ibintu byacu bifitwe n'abandi bantu. Imana iguhuze n'umugisha wawe. Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye umugisha wawe. Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye akazi kawe. Wa mukobwa we, Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye umugisha wawe. Wa musore we, Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye umugisha wawe. Wa buri muntu wese uri muri bitari nagusengera mu izina ryayo. Wongera uzamura amaboko yawe twiyerekane imbere y'Imana. Wongera amapasiteri ibyo biganza byawe. Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye umugisha wawe. Imana iguhuze n'umuntu ugufitiye umugisha wawe. Imana iguhuze n'umugisha wawe. Umugisha wawe ufitwe n'abantu. Umugisha ufite ibintu byawe bibitswe n'abantu. Ibintu byawe hari abantu babibitse, abantu babitse ibintu byawe, abantu bafite ibintu byawe. Imana iguhuze nabo, Imana iguhuze nabo mu izina rya Yesu. Nagusengeye abakene kasa nakopye kasa abariho abiriho emapasi. Nagusengeye mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru itabona ku butati yatwemereye ko seke zawe, seke yawe utari yuzuye, Imana ikayuzuza. Imana